Itangazo rya NESA ngo inkuru nziza ku banyeshuri bose bitegura gukora ibizamini bya leta muri uyu mwaka wa 2026 ni itangazo NESA imaje gutangaza aka kanya rireba abanyeshuri abadirecteri ndetse n'abarimu by'umwihariko iri tangazo rikaba rireba ababyeyi b'abanyeshuri ariko nanone tutibagiye abanyeshuri bagiye gukora ibizamini bya leta ubwo ndavuga muri P6 mvuge senior ndetse ndavuge no muri senior 6 abanyeshuri bose bitegura gukora ibizamini bya leta muri uyu mwaka turimo nuko NESA imaje gushiranze amatariki y'ibizamini y'igihe bazabasha kuba batangira ibizamini ndetse n'igihe bazabasha kuba basubiza bino bizamini bya leta bigiye kuba byatangira muri umwaka 2026 turagira ngo mu byukuri munyemere basomere igitaye mutebo turahera ku ruhande rwa primaire tubabwire igihe abanyeshuri ba primaire bazatangirira ibizamini ndetse n'igihe bazabasha kuba basubiza bino bizamini bigiye kuba byakorwa muri uyu mwaka nyine turimo by'umwihariko ndagira ngo munyemere basomere iri tangazo nyine cyangwa se mbagezeho igitaye mutebo yo muri primaire ndetse ndabaza no kubagezaho na taye mutebo yo muri secondaire kugira ngo nabo babashe kumenya amatariki y'igihe ibizamini bizatangira ndetse n'igihe bizabasha kuba byarangira katugere muri primaire mbabwire itariki NESA amashije kuba yashaho ndetse ishaho n'umukono inatangaza ni ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 2026 kugira nibwo ibizamini bya primaire bizabasha kuba byatangira bibasha kuba byarangira ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 2026 ubwo ni time table yo muri primaire niho ibizamini byo bizabasha kuba byakorwa mu ico gihe uko primaire ibizamini byaho bimara iminsi 3 yonyine tujye tugena no muri secondaire kuko muri secondaire naho bazatangira ibizamini ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 2026 bisoze ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 2026 iyo nitane mutebo yabo muri secondaire ubwo yo muri primaire mwayumvisha ndetse niyo muri secondaire niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana wiga muri primaire ubwo bamaje gusobanukirwa neza cyane ko bazatangira ibizamini ku itariki 7 basoze ku itariki 9 ubwo ni muri primaire niba uri umubyeyi ufite umwana wiga muri secondaire ugomba kumenya neza ko bazatangira ibizamini ku itariki 15 bageze ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 2026 nibwo ibizamini byose bizaba bimaje kuba byarangira mu gihugu cyangwa se abanyeshuri bazaba barangije kuba bakora ibizamini bya leta by'umwihariko NESA ikaba yongeye gushiraho cyangwa se ishishikariza imenyesha abanyeshuri bose bagiye gukora ibizamini bya leta muri uyu mwaka ko bagomba kwiga neza cyane bashizemo imbaraga n'umuhate kuko bino bizamini bagiye kuba byakora ni ibizamini byoroshye ngo ntago bigoye cyane ugereranyije n'ibindi bizamini byose byagiye bikorwa abanyeshuri rero mwese mwitegura gukora bino bizamini ubwo ndavuga muri P6 senior ndetse na senior 6 mugomba kwiga neza cyane mushizeho imbaraga kuko ngo bino bizamini ntago bigoye kubera ko ngo ibizamini n'ubundi usanga ari bya bindi mwagiye mukora mu mashuri mugasanga ni homework group work ndetse na exercises n'ibizamini byose nibyo bagenda bagaterateranya bagahuza cyane cyane ko mumaje kumenyera ko ibi bizamini bikorwa ntago ari byo bizamini bigore cyane kuko murabizi ko ni multiple choice abantu abanyeshuri barabizi ko ari ugucuzinga ntago ari ibizamini bigoye cyane NESA rero ikomeje kugenda imenyesha abanyeshuri ko mugomba kwiga cyane mugashiraho umuhate kubera ko umunyeshuri utazabona amanota 50 murabizi ko ni ibintu mumaje kumenyera neza cyane umunyeshuri utabona amanota 50 agomba gusibira ibyo ni ibintu NESA imaje gushiraho kandi yamaje gukonfaminga umunyeshuri kagomba kuzajya ahita sibira ubwo ndavuga umunyeshuri uvuye mu wa gatandatu ajya mu wa mbere secondaire udafite amanota 50 ugomba gusibira umunyeshuri ugiye mu wa kane avuye mu wa gatatu agiye mu wa kane utafite amanota 50 nawe ugomba gusibira n'umunyeshuri wiga mu wa gatandatu uri gukora diplome nuko kuri diplome yawe ugomba kuba ufite byibuze amanota 50 niyo diplome ugomba kuzajya uhabwa ubwo nutazajya ubona amanota 50 bivuze ko nyine nawe ntago uzajya uhita ugenda gusibira mu wa gatandatu wongere ukore maka ubonye amanota 50 kugeza igihe cyose uzabona amanota 50 murumva ko rero NESA rero ikomeje kugenda imenyesha ko ibizamini biroroshye ntago bigoye cyane ni ibisanzwe nkuko mwari musanzwe mukora ibyo bizamini byo ishuri ni nako NESA nawo muzayikora muzayitsinda cyane cyane ko ivuze ko ibizamini byoroshye bidakakaye cyane cyane ugereranyije n'abandi bantu bose bagiye bategurirwa na NESA ahubwo ngo bino bizamini by'umwaka ni ibizamini byoroshye cyane cyane murumva ko iri ni itangazo NESA imaje gutangaza aka kanya reba abanyeshuri ababyeyi ndetse n'abadirecteri b'ibigo by'umwihariko ndetse n'abayobozi b'ibigo muri rusange ariko mu by'ukuri ndagira ngo umunyemerere mbabwire n'ubundi buryo bushyashya NESA yashizeho bwo kuzajya wishyura amafaranga wowe mubyeyi cyangwa se wowe munyeshuri NESA yashizeho ubundi buryo bushyashya ingengabihe y'imari nyine ukuntu bazagenda bishyura mu amashuri cyangwa se amafaranga mu kwezi mu mwaka muri mwaka turimo ariko mu kwezi kwa 9 ubwo umugengo cyambere nyinshi zaba gitangiye mu kwezi kwa 9 ndagira ngo mbabwire uburyo bushyashya NESA bundi yabashije kuba yashiraho cyangwa se ubuzajya bukoreshwa n'abanyeshuri cyangwa se bugakoreshwa n'ababyeyi mu kuba bakishyura amafaranga y'ishuri bitabagoye wibereye mu rugo iwawe aho uzajya ukanda akanyenyeri ugashiramo kode y'umunyeshuri ni kode igiye guhabwa abanyeshuri bose bo mu gihugu ariko iyo kode ikazajya ibitandukanye n'indi kode y'undi munyeshuri
umunyeshuri akaba afite kode imuranga itandukanye n'undi munyeshuri. Iyo kode niyo muzajya mwifashisha muri kwishyura amafaranga y'ishuri nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe ujya kuri banki gutonda umurongo. Oya, iyo kode uzajya gukoresha amafaranga uri kuri momo, ukanda akanyenyeri ushyiremo kode y'umunyeshuri. Niba ushaka kwishyura amafaranga nk'ibihumbi nka 70 mu rugero, amazina y'umwana runaka bahita babikwereka, ikigo yigaho ndetse n'amafaranga yishyuye, bagahita babikwereka. Ndetse iyo umaze kwishyura bahita bakohereza SMS igaragaza muri telefone yawe ko wishyuye amafaranga 70 ku mazina y'umwana uyu n'uyu wiga ku kigo iki n'iki, ndetse no ku kigo naho bagahita babona ko uyu mwana yishyuye amafaranga y'ishuri muri system yawo, nyine bahita babibona ko uyu mwana yishyuye amafaranga y'ishuri. Murumva ko ni uburyo bwiza cyane buzafasha ababyeyi bugafasha n'abanyeshuri, kuko murabizi ko abanyeshuri bagiye bigaragara ko abanyeshuri bagenda barya amafaranga cyane, ukabona ko nyine umubyeyi amuhereza amafaranga y'ishuri aho kugira ngo umwana yishyure, ugasanga umwana agiye kuyakoresha mu bintu bye bigiye bitandukanye, agiye kuguramo inkweto n'imyenda, ariko ntago abashije kuba yakishyura amafaranga y'ishuri nk'uko umubyeyi abashije kuba yayamuhereza. Abana bakagenda bakayakoresha bakayaryaho kugira ngo babashe kuba bakishyura amafaranga y'ishuri. Ibyo byose mu by'ukuri ni ibintu NESA yagiye ireba bibona ko ari ibintu babigiye biteje ikibazo ndetse n'impagarara, izana ubwo buryo bushyashya bwo kuntu abanyeshuri bajya bishyura amafaranga, umwana akava ku ishuri akava iwabo yishyuye amafaranga yose ahagije nk'uko bikwiye, akagenda ku kigo asanga ikigo cyaramaje kumenya ko umwana yishyuye. Mu by'ukuri mwumva ko ni ibintu byiza cyane bizafasha ababyeyi ndetse no kuba byatuma abanyeshuri batazongera kuba barya amafaranga ababyeyi baba bagiye babahereza mu ntoki ngo bagende kwishyura. Ndabashimiye cyane twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha sosiyete nyarwanda nyamwinshi kwikora mu kintu by'umwihariko kandi kuri Rwanda Update News. Niba uri kubona urugamba rugezeho, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta bagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere. Turakunda cyane irya itangazo NESA imaje gutangaza aka kanya rireba abanyeshuri, abarimu, abadirecteurs ndetse n'abarezi by'umwihariko muri rusange, ndikare n'ababyeyi b'abanyeshuri ko amatariki y'ibizamini bya leta bigiye kuba yagiye hanze, ndetse abanyeshuri bagomba kuba kwihutira kubimenya kugira ngo bamenye igihe ibizamini bizatangiza n'igihe bizabasha kuba byarangira. Ndabakunda cyane, ari kuri Rwanda Update News.